Iza umuka DJ Burian muri biti ngoma nigamba komye hit guru ruganda sudwaso mfite basta tonight ariko nago nambaye usabada kuki wirebera bwira karaba oya nanjye nakirebera kuko nasarugare wanyambitse oya kamera mareba buretse reba nabatatabu ubwo sirago nambaye birebera ahubwo ubu ni birebire ya Yesu Kristo wa Nazareth hawa mbaburi uhagarare turebe nambaye birebire ubu ni birebire none bo oya kamera hano inyuma buretse gato ereka badukurikira hawa buretse gato buretse nkora akantu gato yugakore nawe sibyo abantu mudukurikiye Inyarwanda cinema muze kumbabarira mwihangane hano hari ibintu bikomeye cyane mbabarira urabona napu oya kibazo abafraga aragawe urabona gira gutya gutyo gusa reka nongere mbasuze kandi bayikaze ku bantu bakurikiye Inyarwanda cinema nizire ko mumeze neza aho muri hose mu mpande enye z'u Rwanda ndetse n'abari hano mu mujyi wa Kigali reka dusuhuze n'abadukurikiye bari hanze y'igihugu n'abari bwota amasimbi abari muri Amerika abari mu Bufaransa no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye so rero ntabatindiye reka mbanze nivuga ariko nitwa Akarabo k'Imana ubu ninge uri murakora ku Nyarwanda nige umwe rukumbi uje kubakorera ibintu mutigeze mubona mu itangazamakuru bano bose mubona barimo barahitinga bayirenenje kubigizayo ba Philippe Pierre nje kubigizayo ba ntuza yagowe ni uri muramfasha na Kasuku Jeskizo ni uri muramfasha Sabewe namwigijeho kera yaragiye yaromunganye rero reka nangire mbakire hano turi kumwe n'abantu beza ndi kumwe n'umupapa ukina filime sinzi nimba ari n'umupapa shobora kuba nawe yariganye papa Sava nawe atarashaka ariko uyu nguyu yakinnye filime yitwa Ngunda kupa bakobwa ariko si wowe abantu bambwiye kuri indaya ngira ngo barabeshya ikiganiro sha please gatoya Yesu we ako se wagiye uniyubaha basukiyesha agaciro niko wowe uyu mukameramani ntumba wamubonye uyu mukameramani uzi izina rye uramuzi ni Nyamibwa ese ko butangiye kwitaba indaya uri hafi y'umuntu yowe ikiganiro wowe urumva banzuza abantu uraho neza ariko ndabasuhuje yego bakunzi b'Inyarwanda cinema turabashimira ubufatanye bwanyu turabashimira rwose ese wagiye ibiryo bikeya kubera ko reka mbazuge wowe uburyo urimo uravuga urimo urafata iminota myinshi we usigaye ukina amantuza ntuza amarore nguri Ngunda kuba ceceka nawe wowe kuba ukina uri Ngunda bivuze ngo ibiryo uba wariye biba byakuje kuvuga byakuje umutekano wagiye urya bikeya ntavuze byinshi murabizi ko abanyabwenge n'abahanga dufite mu Rwanda bavuga bitonze bagasiga makanya abastari dufite Inyamibwa mu bayobozi Inyamibwa mu rukundo bavuga bitonze so niyo mpamvu Ngunda Inyamagana rungu nanjye nabakoye cyitegerezo mvuka nitonze nk'aba grand frère nk'ababyeyi banjye murakoze cyane ndaza kugarukaho mbanze nsabe Yago aze kugufasha nkuko yagusharingiye ikiganiro cy'ubushize yongera bikore Yago uyu no umukunzi wawe twahaganiriye mu gikari yambwiye uburyo gukunda cyane yapundate yambwiye uburyo gukunda cyane akurwanira n'ishyaka so rero Yago uze kudufasha iki kiganiro cy'uyu muvandimwe uze kugigeza kure reka rero duhindukire hano twakire n'uyu mwari mwiza fata kamikoro nta kibazo mwari ntukire ku munwa neza ushyiremo distance gatoya amazina yawe witwa nde nde nitwa Hani Hawa witwa Hani Hawa yego isobanura iki Hani n'ubuki cyangwa nyine ikintu cyari cyose kigushimishije Hawa bisobanura iki Hawa niryo Eva Hawa niryo Eva bikaba bisobanura iki Eva ubwo reka Hawa ni Hawa ni mu Cyarabu sibyo noneho Eva nyine ni mu Kinyarwanda kwa kundi wenda udashatse kwita umwana wawe wenda izina mu Cyarabu wamwita Eva ariko ngewe mama wanjye yambwiye ko Hawa ari ryo Eva
no mu byariranditse. uri umusiramukazi? Yego. uri umusiramukazi? Yego. Ese ko mu basiramukazi bibujijwe kuza mu kiganiro utitandiye cyangwa se kujya mu ruhame utitandiye? Kambwira. Mbwira nta kibazo. Ntago ndi umusiramu cyane nyine tu. Gusa ariko ndiwe kuko narindi dini. Uri umusiramu uregeje. Njyemo cyakoza muri mwezi Ramazani ndabyubaha. Ako gutya naribi. Gusa ntago njya nigiye hakana idini ryanjye. Karabo ntabaciye mu ijambo. Mwarimo mubaza ngo Hawa risobanura iki? Ubwo twumve ngo Eva bisobanura iki? Nk'abantu bakurikiye ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya, nubwo ntari umubyeyi wawe, bundi Eva bisobanura umuntu ushuka byoroshye. Oya. Kubera ko Eva niwe Satani yasanze bwa mbere. Ushatse kumbwira ngo nguyu Eva yahise ashuka Adamu. Hoya Satani yahingukiye kuri Eva. Ubwo ni Hawa kubumva icyarabudata. Ubwo Hawa ashuka ahubwo Adamu. Ashukika byoroshye. Noneho nawe agashukana. Ubwo utiriwe ubaza ngo Hawa bisobanura iki? Ubwo Hawa ni igishuka byoroshye. Reka Hawa none reka nakubwira. Hawa ni n'umushukanyi. Oh yes. Happy. Hawa ni nyina. Tugende kuri Bibiliya se naba mbeshye kara. Ubundi si iyo Bibiliya aho hantu Hawa ni umushukanyi. Cyakoze muri Bibiliya nigeze kubona ngo nigeze kubona ngiye Adamu na Eva. Sibyo? Ariko ngiyewe izina ryanjye risoba Hawa ni ryo Eva. Noneho kandi witwa Eva wavuga ati Eva ni ryo Hawa mu cyarabu cyawa no muri awa isaha sinzi kunajya yivuga mu cyongereza sibyo, ariko Hawa ni ryo Eva tu nta kindi kintu kijya kivuga ngo Hawa ibiki. Ariko reka bwire haryo mu bwizina bitwa nde? Hawa uri bucura Hawa ngo mutsonzereza umuje kunavuze ngo Bibiliya ngo ibiri mutsonzereza umutese basi nurese ibintu mubwira wowe ko numva atabyumva biragenda bite? Ntago namenya ariko ubutaha zinjire muri Bibiliya sinzi ngo ajye mu madayisho. Hawa se n'umushukanyi wumvigeze wumva muri yahanditse ngo abana umushukanyi ariko bavuga Eva hafi si yose z'amateka ya Eva. Eva Satani niwe wenyine yasanze. Wibaze ko baruwa gutya uwo babiri. Hawa ni nyina wabaze. Hari nubwo baganiriye hari ibindi bagezeho na Satani. Kugira ngo bajyaga nabo biburungusha. Baraganiye se buriya barakibirinda. Nyine wibaze ko Satani yasanze Eva muri Edeni. Nta bandi bantu bari bahari nkaho wasanga Nyabugogo cyangwa Kicukiro cyangwa kwa Makuza cyangwa n'ahandi tuzi. Satani yasanze Eva uwa babiri. Agoneze cyane. Barangije baraganira agera ubwamushuka ngo arye ku mbuto. Abakurikira Inyarwanda sinema murabizi. Noneho koko Eva arabyumvira. Icyabayeho mbere nta nubwo tukizi. Hari igihe rwose habayeho ibihe byiza bidasanzwe hagati ya Satani na Eva. Bakagira uko bigenza. Rwose rero Eva kara harya umukobwa wawe ugiye kuzabyara urateganya kumwita Eva. Kambabarira ibyo byangwita ngo byihoreye. Ubundi warateye ese ubundi nda. Wateye inda. Rero buriya se hari no se ubundi gitera inda. Kandi umwana yaravutse aniga. Wamwise gute? Moye mbabarira. Izina ry'umwana we riteye isoni ubwo udashaka kurivuga. Ntago riteye isoni. None se ari ikibazo? Ako Eva mbabarira nsabe kamera. Hawa bite mama wanjye anyitse Hawa. Hawa. Okay, all right. It's okay. I'm so sorry. Ndagira ngo nsabe cameraman. Umbabariye akuzumingeho gato ya hano hasi. Biremewe? Azubigira se rugo arambaye ubusanga ari ikibazo nagira. Cameraman mbabarira kugira ngo mbashe kumubaza ibibazo nshaka kumubaza. Abadukurikiye ababishaka bakurikira iki kiganiro cyangwa abandi babyihorere kuko twe tuba dushaka kubaha show. Zumingira. Vana izo ntoki. Oya ariko naga nambaye ubusa sina kandebe. Oya ariko nago nambaye ubusa by the. Kuki wirebera bwira karaba. Oya nanjye nakirebera kuko nasarugare wanyambitse. Oya cameraman reba buretse reba.
batatabu ubwo se ntabwo nambaye birebire ahubwo ubu ni birebire ya Yesu Kristo w'i Nazareti Hawa mbabure uhagarare turebe nambaye birebire ubu ni birebire none bo ereka kamera hano inyuma buretse gato ereka abadukurikira hano inyuma Hawa buretse gato buretse nkora akantu gato y'ugakore nawe sibyo abantu mudukurikiye Inyarwanda Cinema muze kumbabarira mwihangane hano hari ibintu bikomeye cyane mbabarira urabona oya kibazo amafaranga araga urabona gira gutya gutyo gusa arabikora ahagaze oya ntabwo mpagaze sinazamye se akantu kawe wese yigeze ashika hasi okay byaragiye ntacyo tekereza rufite y'umwambaro nambaye ukuntu nari kubona mbashije kubona nuko uteye neza sinzi mba n'abandi bantu babibonye ariko reka nkubwire Karabo utangiye kuvuga ibyo ko Hawa ateye neza umwuka w'abadayimoni uri murinjira mu maso yawe oya ntawe neza Hawa ntateye neza gute se Hawa babari igize arimo aragutera irari ntabwo uzi ko kugira irari ari bibi irari se urabona hano hari ikintu cyabaye wereba hano hangawe irari se urabona hano wabona reba hangaha urabona hari umuti wareze ubona ariko urabizi arubwo ari ibintu wowe buri uri kudukinga kuba umuntu yabona ko ndi muntu ateye neza ntago ari iryo ntago ari irari uteye neza gute ese ntabwo ushaka kuvuga ngo umuntu ni mwiza nabwo asagize irari gute utabona ko umuntu yambaye neza cyangwa asa neza cyangwa ateye neza we haguruka gato banze nereka abantu nimba mwebwe munyuzwe n'ibi bintu bya Karabo reka mbanze mbwire kuki Karabo avuze ngo yuteye neza abanje gupima santimetero ziva ijipo itangira igera hejuru urabona uyu mukobwa adateye neza abantu mukurikiye Inyarwanda Cinema murabona ariko nambaye n'ipantaro nawe we gira gutya ariko ndagwa urabona ntahagaze uracinza kugwa jewe ndi se muhungu uracinza kugwa ngende iri hadi Mungu se yaraguye Nese se muhungu ngwemera se mu genda mukunda na Jihad ni egereza kamikoro ngo ukunda ndi se Mungu na Jihad no se ndabanga undi se narabaremye ngenda bakunda nabashuti banje apo reka twicare nanga nyine umuntu wabavugana wo twaserera nese se muhungu umukundira iki nukundira iki ngiye kuva ngiye nawe twahura nta kintu ufite nimero ye ya zana hano muhamagare mubwire ko nshaka kumuhuza n'umuntu umukunda mpa nimero ye ushaka kumuhamagara mu kiganiro yego mpa nimero arabizi ko mukunda ubwo ushaka kumuhamagara we mpa nimero ye nta nimero yigira wowe ndayifite yimenye reka nzenzane telefone mu kiganiro cyiza Hawa utaze kuzana ibintu by'ubuyuwayi hano nta bintu umva se uriya mukobwa urabona atabeshya wowe uko mubona reka turebe bikurikira uriya mukobwa ariko hari n'ikindi kiganiro namukurikiyemo avuga ko yemera abaryamana bahuje ibitsina ushobora kuba uriya mukobwa adafite igitsina gabo adafite igitsina gore ndamusaka bantu mukurikiye Inyarwanda Cinema ndamusakira hano mu kiganiro ndebe nimba koko igitsina afite ari igitsina gore udatuma izindi nzego zibyiva oya inzego se humura ntago twakora amabara abasaza bacu bahagurukiye kurinda umuco wacu Eric Semang mereza nimero ye muhamagare my sweetheart my iki yanjye my friend uriya se kari umukobwa kwidekare kari umukobwa uzamukuraho iki shaka umva remba bwire uratubwira iki ndekere Eric wanjye pemere kuvuga nabi biratuma pressure yizamuka ako nsuhuje Rocky kirabiranya n'abagenge DJ Brian muri beti kwanditse muse muhungu tukagira andika nguru ruganda sudwa so mfite basta uzi ko namenye indwara yitwa kirabiranya ukivuga ibya kirabiranya ushaka izo nomero namenye indwara yitwa kirabiranya muri 99 yazaga mu rutoki andika kirabira akuzagahindura ako sereka nkubwire wa mukobwa Hawa izo nzara ufite urya ubugari gute ngeze ndi ubugari nagonya ryo bugari nese uri muri ryo ubugari rushinka ukora
umeze nka bya bindi twumvaga by'amagini cyakoze wenda ngiye nkunda ubugari busangiwe iyo nsanze abashiti banjye wenda bari kuburya nagira ihushyizemo nimero za Semuhungu ngahamagara ikamuhamagara Semuhungu kanongere meza mu ruhande Semuhungu original Semuhungu na hadashas banguka mitemo guhereza sha mukomezanye kuko ngiye izi diri zanyu ntabwo nazibasha. Uraho neza Semuhungu? Uraho? Numva uri busy cyane. Nitwa Akarabo k'Imana. Nitwa Akarabo k'Imana. Ndumva ushobora kubunzi. Oranze Kasuku cyagiye ntabwo yakuvuze yamvuzeho mu kiganiro kandi yaguhamagaye. Wanyibutse? Umva rero nkubwire Semuhungu. Ndi mu kiganiro ndi kumwe n'umufana wawe ndi live ndi kumwe n'umufana wawe ugukunda cyane. Ndi mu kiganiro hehe? Ndi kuri Inyarwanda Cinema kwa Jeskizo wa Mipango. Ariko ni ntuzana nayo ni channel ya Jeskizo wa Mipango. Uri kumva? Aragiye. Neze agiye reka twongere tuvuga ruri. Akugura kumva atari bize koko. Oya ari bize. Nasa ari bize umuntu uri bize araseka aseka umwanya. Wenda aragize igihe cyo guseka. Reka twongere twumve Semuhungu bimeze biti. Ngo ni umukobwa. Eva wobuki. Eva se yakoze iki? Eva yakoze iki? Eva none se Eva wobuki bwa Semuhungu. Reka mbanze nkubaze ikintu kimwe. Eva ntiyahiye. Jenitwa tugasubira ibindi. Nimba koko Eva yarapfiriye Semuhungu. Ubu Eva si umushye. Oya ngenda umva nkubwire. Ndamukunda sibyo ngenda mutse numvishe n'umuntu wenda uri kumugambana nago twabyumva kimwe ariko si ukuvuga ngo noneho aka kamikoro we ukuboko ukoresha ufatisha mikoro ukuboko kuburyo itanyeganye ubundi tubwira amakuru yawe ugira gutya none oya apana reka nkwereke fatisha ukuboko ko hirya mikoro none kubera ko ari gukoresha mu ukomeza gushira isono ugira gutya mikoro ye ijwi riba rigenda buri ukubishyiramo na mikoro none yegereze mikoro nkwereke aha ngaha urabona no ku maradiyo impamvu bagira gutya mikoro zikaba zishinze zitabuja baba bagira ngo ijwi rize kumvikana neza ngira gutya sinago bari kunyumva oya wafashe se yifate ntabwo uzi kuyifata nayafashe urayifata neza uzi kuyifata alright tugende rero ariko kara ko yitwa Karabo k'Imana koko neze ndi Karabo k'Imana oye Imana itubabarira ukoze iki se mama kuko mbice wenda n'ikintu gituma nese gihe hari icyo nkubwiye nkoze ahubwo icyo ndimo nakubwira Semuhungu mupanga iki uramushaka iki kari ngo yidekare nk'umukobwa mugenzi wawe umva rero mbabwire sinzi ibintu mushaka nyine ibintu mushaka kumbaza nababwiye ngo ndamukunda umukundira iki se azakomarira iki ntazakurongora nose njye nyine oya sorry gato Semuhungu ntazakurongora reka nkubwire rero Semuhungu ntazatera akabariro umva rero nkubwire none se uri kuvuga ngo sazandongora njye nyine abandongora inshuti zose njya nuko zindongora barumbwire nubwo tuvuga ko uri umutako rero umva nkubwire se byo Semuhungu azakumarira iki asekara urashaka iki wambwiye ko ukundana na Jihad ntiwabonye akanisho ubundi yagaragaje ku mbuga kareshya garya nako n'urutugi rwa inurero sasinzi nushaka kuba ngenda ndabakunda cyane kandi ngo mbifuriza ibyiza n'abantu ahubwo badwanya ngiye none twanaserera ndabakunda ko rero sinzi ibintu bindi mushaka none se ubakundira kandi nabo ngiye nkundanye naho ngo kujya tuzaryamane mbakundira iki muryamane se babibasha nirindira nyine nkubwire kumwe bavuga ko bitwa abage ari Jihad ngo numuge nibashake nibashake ndabakunda ubwo ni Gary urabakunda se bazakumara iki shamwana ariko singiye reka nkubarire reka nkubwire ubakundira iki se
ndakubaza ibyiza byabankoreye tureke gutinda agira ibindi bintu mbaza iyo topic yiveho yabo sibyo yegereze mikoro iyo topic yabo yiveho bandikire nabanje mfite ibyo bankorera ibiki bagukorera bafite ukuntu bahuje imiterere n'abafite banje ni inshuti zanjye kandi kuba uri inshuti n'umuntu ntabwo bivuze ngo arakurongora right ntabwo bivuze ngo agukorera bitewe n'ibintu muziranyeho buretse maze ngubaze rero bibiliya urayemera yego urayemera umukristo cyane mbwira ibyo ushaka kumbwira by'Imana ibyabaye Sodomu n'Igomora warabyumvise ikintu cyatumye Imana irimbura Sodomu n'Igomora mba nkubwire wizana ibyo birahaka kanya sibyo kandi umbwiye kuyemera urayihakanye se oya ndayemera ariko reka nkubwire none se muhungu akora ibintu bibiliya yemera umva rero nkubwire ndumva ushaka uri gushaka kujya mu bintu bya Semuhungu ibiki Semuhungu umuha amahoro ye kandi nahanga twicaye nago muri kumwira sibyo yegereze mikoro Njye ngunya kumuvuga nawe uratuma ndakara urarakazwa n'iki ngenda mukunda sinzi ibintu rero cyane Semuhungu namenya makuru ariko uriya umuntu wakuguriye inzoga ninde hari ura shaka ko ari Semuhungu arya ninde uriya muhanzi wundi ninde ni Skyman kuki Semuhungu atakugurira ukagurirwa na Skyman ukizamuka ejo bundi sibwo kizamuka ese uzi wangurira ibinganikira Semuhungu ese uzamaye njye reka nkubwire njye umunsi wa mbere mura nawe nta kibi njye nigeze mura nabonye ari umwana mwiza n'umunsi wa kane n'umunsi wa gatatu rero mbabara basi wareka kumuvuga nabi se yakomeje kudefanda abantu babage nta kibazo byo ni kazi kabo ntago yewe ibyo bindeba ariko regera ngo tubanze tumurebe nimba afite igitsina gabo mbabarira tumuzingira agafura hano tumurebere hano kuri filime kuri Inyarwanda Films Inyarwanda Cinema turebe nimba afite igitsina gore murankura hose mu bigaragara niko ufite igitsina gabo mu bigaragara hawa cyangwa ufite igitsina gore hawa hani ese reka ubundi mwaza akunda guhabwa kuko urumvishe ngo Semuhungu yaramuhaye yamuhaye kise ko nta kintu agira ese ubundi si ngombwa ngo amuhe bya bindi ndatuba ndakara nta rundi rukundo hawa afite nyine reka nkubwire ubundi reka nkubaze ibintu nahoze ejo bundi mvuga ubundi iyo mwicaye ku bantu muri kubavuga koko si mu batonzi si mu bambika si mu bagaburira si batayi wanyu ubundi ubwo muhe nese Semuhungu mufite mupfana ese birakureba ushaka kumenya ubushiti bwanjye nawe kubera ubushiti bwanjye nawe ushaka kumenya kubera iki ndakwiyamye iyo nzara ntuzinjombe mwaje gushyirishaho abashiti banjye bashyire hasi mfite ko mbakundamo bashyire hasi ikiyongoyongo Yesu we bashyire hasi rero ubundi uragira ngo nitutavuga abantu ese mushaka kubavuga nande tuvuga iki ngiye mureka kumbabaza mureka kubavuga nabi ubu nkawe nese ubuhangakijwe nituvuga ko ndabakunda umva nkubwire nkawe abantu ariko bavuga ko wabura gukunda karabo wakurongora ukanyurwa ukamera neza ugafureka rero abantu nibavuga ko hawa yambaye ubusa ubwo abantu bazabireka kubivuga umva mwamvuga mutamvuga nge ntacyo bimbwiye kuko sinaha iwanyu sinjye iwanyu si munyambika nta nubwo muzabona simba tutakwambika uriya nimushaka muzavuga birabareba nimushaka muzagenda mwandika no ku cyapa ahantu hose naho bategera bisi uri muri icumuti tukwambika none se uriyambika reba ukuntu amataka mama wanjye aranyambika kandi wanjye gusa njye nambara ntacyo bimutwaye ubwo mama we yambara ibirenzaho ubwo nawe rero iyo ugiye gushingaraza uvuga ati mama ubwo yambara ibirenzaho ngo dore ukuntu yambara ngo ibiki umva munshyire hasi mama we ni ukwambika nago none mama amafaranga nkajya kwigura imyenda nshaka nagajya mbwira ati mwana wanjye cyangwa ukajyana gushopinga oya mama ubusuko ngana uko njye najyana mama gushopinga ariko uri tayari ko imyenda wambara mama wawe ayikunda none arayanga se ntago yanga kuko yarambyaye ese mama wawe niwe ugushumuriza imbwebwe n'imbwa n'imbwetura n'imbwa n'imbwetura ese izo mbwebwe n'imbwa n'imbwetura uri kuvuga iyo zimama agenda zitaba urabona iyi jipo wazanye ku muhanda wa cyana we imeze nk'umukandara reba ijipo wambaye karabo nyumva utambona gutya ngiye hano ngenda mu muhanda hawa ngenda mu muhanda ntabwo nisuzuguza kandi unyene wese nagaruka mbona ntabwo ari ibyo kandi sinkunda n'umuntu unyiniraho cyo kurufita amatako meza urumvira ari ahubwo ubwo ni wowe bari kuvuga ko se wambara ibintu bigufi wajya wambara ibirebire ese ubundi birakureba ariko ndabaza nese ni gute buri muntu wese uraseka
uyasetse urabona ndabona njye nazi ibintu urimo njye wanyicariye uri kunyiga ngo wahaniye nambaye ibintu bigufi reba amatako afite urasetse amatako nka Beyonce amatako nka yari hano nzaba ko abantu bashaka uraza kushaka imitsi yacu ihora ireze wowe urashaka gutuma tuva hano tukagenda tugafata abandi bantu kandi nagufite umugore se uzi ndi bugere mu rugo ryari wene ntago ndi burare mu rugo nibijipo wambaye ese umugore wamuca inyuma ntago muca inyuma umva rero nkubwiye njye wanashatse ushaka no kugira ibyo unkorera ntago wapfa no kumbona uzamamage mbese nakuze urebe nzabanza ngutega amatwi numva ikintu ushaka ninyumva uri kumbwira ibintu bidahuje nzahita nguki mita nkuboroka gese nkunda umuntu uzunyiniraho ngimya nk'ubu ngiye hawa sinawe nkikeneye kumubona ubu namubonye reka mbabwire ikintu ngirira mbashaka kureba ku birari ryananye mbashaka kureba ibere mbashaka kureba itako mbashaka no kureba umukondo none kuri hani ibyo bintu byose ndabireba wabibonye mumbwije ukuri kuri hani umukondo wanjye uri he ariko rero mwese ngiyi inda yose iri hanze iri ni oye ntago ari indi iseni ntuza nakano umukondo wanjye uri he oya ngwino hano oya garagaza hariya ku bakunzi bacu kajya gusa n'inda ntago ari inda sibyo none se ubwo mu by'ukuri ko n'ubundi wambaye ubusa hani oya hani mbabare agara gatoya agara igira hino none reka mbere uretse muri gatoya buhagaze rimwe wapi gafite 30 cm 30 oya ni santimetero 40 nakandi n'utundi oya kandi uteye rimwe nakandi ishyano rishitse umutsi ase reka mbare ubundi kugera ku kimu by'ukuri nyabaro yanjye niyo mushaka kurebaho bite reka tuve ku bintu bigendanye n'imyambaro wenda two kwibasira hani hawa ubu njyaha hanze wambara ibintu birenze bingana gutya ase hani iyi ni isutiye wambaye ni iki president ndeka utankoraho se binkoraho none se ninde wabwiye kuza mujya mu mujyi nta masutiye mwambaye isutiye se ni ibiki istigwisha amabere arimo ariyonyoza ngo karambabarira w'insamura ibisukari ariko hawa ni umuntu ushaka kwinjira mu bintu bya sinema muri iyi minsi hawa ikindi ni umuntu uri entertainer ni umuntu uzi gushyushya abantu kandi urubyiruko mumwigireho oya kugenda nawe nose kucyo bipinze kandi nka pastor binza ariko reka mbabwire ata kandi njyewe urubyiruko ntabwo mushaka urubyiruko rwigira kuri hawa nese uragira ngo hawa bamwigire umva reka abana bacu nimukura mukamama muzabe nka hawa oya reka mbabwire nanjye reka mbabwire akantu gato nose hawa we ntabwo ushaka rata kugira urubyiruko kwigiraho ninda nyine nkubwire buri mwana arivukira sibyo karabunyumva ibintu ugiye kubwira sibyo buri mwana arivukira ushaka kubyara umwana akavuka yikundira kwambara ibintu bigezaho n'ikindi kandi rindira mubwire ase waretse nka kumva ukanyumva uza abahungu b'imitsi yareze imeze itya hano muri iyi kiganiro ubwo niba uri kubyishyira mu mutwe abandi yareze use niba arimo kugurira dore aho nari mvugiye rata murimo murabona bya ariko ntago ndi umwana mubi inshuti bavandimwe nushaka kungana azangisha inama hawa arimo arinjira muri showbiz arimo araba umusitari we ni n'umusitari aho urumva rero na Semuhungu urumva rero arimo arakenera kugira abantu yesper abera intangarugero kandi nawe urabizi ko ari mwe dorebo niyo mpamvu ameze neza karamenda kumva wagira icyo ubwira urubyiruko rugomba kujya rugukurikira nta kintu yarubwira oya njyewe mfite icyo navuga ntabwo karabamvugira yego bwira urubyiruko byinshi nabwira urubyiruko ndetse n'inshuti zawe n'abamama n'abapapa icyo nabwira urubyiruko usanzwe ntabwo ndi umwana mubi ndi umwana mwiza kandi nkunda n'inshuti ngiye zingira inama cyangwa nanjye nkazigira inama kuko mutambona gutya mu mutwe ndakuze mfite mu mutwe ndakuze n'umubyeyi ufite umugabo ufite n'abana n'abuzu nshobora kuba yangisha inama nkagira icyo musubiza kuko bitewe n'ukuntu mbyumva njye ntabwo ndi umwana njye eguko njya nicarana na babibi bajya banjye tukaganira njye ntabwo ndi umwana nyine so reka rwose dukomeze dushimire umuntu witwa hawa nubwo twari turi mu kiganiro ariko twari turi muri entertainment ariko tunigisha hawa mu buzima busanzwe ndamuzi nyuma ya mikoro bino byose abikora mu rwego rwo kugira ngo abashe kugeza ubutumwa ku bashaka kubugezaho ni umuntu nyine usanzwe
akina sinema, nubwo wenda yakinaga sinema zitazwi, ubu nibwo yatangiye gukina sinema nziza. Ikindi ibyo akora byose ntabwo afite gahunda yo kurera urubyiruko, abikora mu rwego rwa entertainment. So rero twari twatumiye na Ngunda. Uyu Ngunda nawe muramuzi mu bintu by'amafilime. Ngunda, ndagira ngo twegurike gato, urihangana tugaruke kuri Ngunda ho gatoya, ariko ntibumve ko byacitse. Oya nta kibazo. Ibyo wambaye ndabizi kuko ibi ubyambaye none uje mu kiganiro. Tubizi se iyo nahe ukuntu mba nambaye. Wari wambaye ibigera ku birenge, yari yambaye ibigera ku birenge. So ibi yabikoze kubera ikiganiro, ariko muze kudufasha mu nagisharinga kize kurebwa. Ikindi rero turebe kuri Ngunda, buriya ndashaka kugira ngo mubaze, watangiye sinema ryari? Natangiye sinema mu mwaka 2018. 18. Mwese kuva na kera wiyumvagamo gukina sinema? Yego. Niyumvagamo gukina sinema kubera ko buriya nakuriye muri korali mu rusengero. Mujya mubona nko mu minsi ya Noheli, mu minsi ya Pasika cyangwa iki, inshuro nyinshi mu nsengero akunda gukora udutiatre tujyanye n'uwo munsi. Ndankura niyumvamo ko nshobora kwinjira muri showbiz, nkakora sinema, nkakora video ndetse n'ibindi. Yego. Yego di. Wakinaga sinema cyane cyane mu gihe cya Noheli na Pasika. Mu myaka. None se ufata umwanzuro wo kwinjira muri sinema, hari abandi bantu wenda gerageze gato kuko iyi mikoro biyumvikana gato tubanze twumve. Yego. Uyu muntu wacu ugerageza kwinjira, ushaka kwinjira muri sinema cyangwa igihe wayinjiriyemo, hari abantu benshi bari barakubwiye ko ibintu bya sinema wabibasha? N'urugendo rurerure. Navuga kugira ngo ninjire muri sinema. Ariko wenda nyemerera mvugeho ubuhamya buto bw'incamagi nk'umunota umwe. Hari uruganda nakoreraga hano mu Rwanda rukora ibyo kunywa, si ngombwa ngo nduvuge kuko narwo ubu ntibikimvuga kuko icyo narwirukanywemo. Wabimbwiye inyuma ndaruzi. Komeza ntacyo. Navuye mu kazi, nakoze ekipe ya mbere, nsanga ahantu bari gukinira sinema, ahantu ku giti cy'inyoni. Wenda abadukurikiye bagiye bahamenya ku giti cy'inyoni. Nsanga abantu bari gushutinga, umugabo arimo aragorwa n'ijambo riramugorwa, nyamara uko ncungereye aho nkumva ibintu arimo kuvuga ngiye nabishobora. Ukumva urabizi. Nibwo negereye umuyobozi, umutoza wabo. Ndavuga nti ariko nyamara biriya bintu uriya mugabo arimo kuvuga ngiye nabishobora. Ndamwegera, arangije aravuga ati ndabona koko munahuje mu ndimi z'amahanga babyita physical comparison. Yego, ndabona muhuje. Ijambo nararivuze rimwe, mbona abantu bari aho bakomya amashyi n'iki. Ako kantu bakoze ko gukoma amashyi no kuvuga ngo ndabishoboye ari ubwa mbere, niko katumye niyumvamo ko ibi bintu mbishoboye kandi n'ubundi nzabishobora. Bita wiyemeza guhita bijyamo? Niyemeza guhita mbijyamo. Ibyo byari nka ryari? Byari n'ubundi 2018 yari mu kwezi kwa 7 ndabyibuka. Ndashaka none usobanurira abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu badukurikiye, winjira muri sinema bwa mbere yagaragaye kuri televiziyo cyangwa se aho yabaragaraye hose, winjiye mu ryari? Ninjiyemo 2021. Yihe sinema? Sindi nagiye nkina nanjye nayo baho zagiye zijya nkinira abantu bigendera, ariko nakoreye inyarwanda sinema bwa mbere. Niyo wakinyemo? Ni naho namenyekanye cyane. 2000 kangahe? 2021. Kuri televiziyo no muri twicaye? Yego, kuri televiziyo twicayeho. Wow. Cyakoze nyuma nkomeza no kugenda, abandi bangira icyizere ngenda nkora y'akazi n'andi mace natandukanye. Urugero nka channel bise ngo umushumbu uyobya intama, iyo nayo nigeze nyikoramo byinshi cyane, ariko byimbitse nagumye ku nyarwanda sinema. Alright, ndaza kugaruka mu kanya dusoza. Reka ngaruke kuri uyu mwari. Wowe mu buzima busanzwe, wenda pare yuko uri umu social media influencer, ubundi mu buzima busanzwe ukora iki mu bintu by'imyidagaduro? Je nkunda kubyina kandi ndanabizi. Urabizi cyane? Ndi no mufixen. Uri umuvixen. Indirimbo waba warabyinyemo tuzi ni nkiyihe?
use puresha izamuka nayo muzi puresha turayizi hari n'indi ya kamaro yitwa ipunani ipunani nawe wayibyiniyemo ngiye gusohoka puresha izamuka wadukubitira ka danse ho gatoya ahubwo mushobora kuzajya kuyireba puresha izamuka oya watubyiniye se akantu gato cyane reka hano ntabwo ari twebwe urimo urabikora ibaze ko mu ndirimbo yose bayicura reka njyara akantu nkundamo ngo puresha izamuka DJ Brian muri biti maniga mbakomye hiti ibivuga urimo uru ruganda sudwaso mfite basta bikore nyine ninjye mu DJ kwakwanya Babylon zibihuha ninjye basta sati ngabyina ho gato akantu gatoya wenda ririmba utubyina akantu gato cyane kuko ntabwo ari twuri murabikora erega uri muri waka brand yawe uyu ni umwanya tuba tugwaye kugira ngo niyo yaba ari abantu 500 niyo yaba ari abantu 1000 bakurebe wowe nyine gerageza aba bantu ubabyinira akantu gatoya kuko kandi nabo barabishaka nyine we ririmba unabyinaho gato kamera mazuminga aho hari ya gatoya agana hasi ngo puresha izamuka DJ Brian muri biti ngo maniga mbakomye hiti guru ruganda sudwaso mfite basta tunayite ninjye mu DJ kwakwanya Babylon zibihuha ninjye basta sati ijisho ryanjye mu mashipo y'abamiso ni Kadafi komeza abantu baryohewe komeza oya buriya kano kararangiye uzanshaka azanumire mu ndirimbo ye mukorere nta kibazo cyangwa azanumire niwe mu rugo ngiye nanga sho no mu rugo nose umuntu afite na party afite n'ikirori no mu rugo rw'umuntu ujya yose umuntu afite n'ikirori akanumira avuga ati njyewe hawa nakubonye aha n'aha njye nifuza ko wazaza mu rugo mu birori by'umwana wanjye ngiye mu buzima bwanjye hani hawa niyo mpamvu najya ndakarira umuntu nkunda imiziki nkunda kwibyinira buriya nta kintu gishobora kundakaza n'iminota 30 reka ngo cyangwa ndakare mbyimbira umuntu ejo bundi ese hani hawa yola kumbona uri umukobwa usobanutse ariko ndabona ugifite naturere kandi ufite imibiri yombi myiza kutigeze witukuza nk'abandi tubona cyane noho ngereka nkubwira ukuntu ni nkunda ko Imana yandemye wow uri nawe urayireba ukavuga uti ngiye gutya ndemye reka nkubwiye se ujye ubona abantu bitukuje ukabona bazanye ibintu mo hano ukabona amaguru hano ni umukara aha ni umutuku ukabona bazanye bya bintu by'ibirongo mo hano ukabona bazanye imikororombya kwa kundi imvi bigiye ukabona imikororombya iraje njyewe hani haba gutya ameze nzarindana nasaza ameze gutya ndashaka kubaza akabazo k'amatsiko ndakumva nta kibazo nakubonye mbona uri umuntu wikunda cyane ndashaka kumbwire igice kimwe ndagira ngo n'abantu mudukurikiye aka niko kantu narindindiriye kugira ngo mubazeho kumve ndashaka kumbwira igice kimwe cy'umubiri wawe ukunda kurusha ibiri mbabari ubanze ugitekerezeho kandi iki kintu ugiye kuvuga ni trend mu gihugu kizaba trend n'uwibeshya ubwo nyine na akazi kawe ndakubwira ibintu bibiri oya urambwira ibintu bibiri ariko ubanze icyambere ndashaka kumbwira ibintu ubwo bintu bibiri wikunda kurusha ibindi ibice byawe ukunda kurusha ibindi ngiye nkunda inda yanjye inda yawe ngiye mfite inda nziza si no kwirarira pe ngiye mfite inda nziza ngiye mfite yakarawo biri serious nkunda ufite inda nziza ndayifite kandi ndanayikunda ngatwerekaho gatoya oya nago nabiri ikindi nkunda mu maso yanjye barumva amaso yanjye nta gikomere cyahaza cyangwa ikindi kintu nyine cyahangiza ku buryo nshobora amavuta nimba nisiga yagumye nyine namindura uruhu rwanjye arugumane ukunda mu maso hawe nkunda amaso nari ngiye kuguha piso ariko mise mbyanga bitewe yanjye nkunda mu maso yanjye ndahakunda kubera ko uyu mukobwa ni umukobwa wisobanukiwe umukobwa mwiza kandi pe afite naturere nziza umukobwa mwiza n'umusatsi ni naturere that's it ni byiza cyane wenda turaza kukugarukaho mu kanya ariko turimo kugana ku musozo ngunda umuntu akeneye kumenya ibikorwa byawe urugero wibutsa abantu yabisanga hehe inshuti bakundwa ibikorwa bya Ngunda bigaragara ku Nyarwanda Cinema niho honyine
hari ibikorwa bya Ngunda Niho umuntu byimbitse yagusanga. niho wansanga kandi rwose ndababwiza ukuri ko ibyishimo byanyu Inyarwanda Cinema nibyo dufitiye intego. Urakoze Karamo. n'abandi bantu kandi mwifuza kuba mwakoresha Ngunda sinzi wenda nimba kontara afite imwemera kuba yajya ahandi ariko ndumva n'abandi baza kubireba uyu mukobwa rero tukugarukeho nawe ndabumva nta kibazo. dusoza Yego. ni igiki wumva kikuri ku mutima wifuza kubwira abantu Yewe Nkunda reka numva ikintu nababwira. Yewe nyine urabizi none hari agafilime ndi kureba k'inyarwanda kari kunshimisha bita Inzira y'Umusaraba. Iriya filime ndayikurikira gutya na gutya ubu ngubu ndinda akantu kazasohoka ejo ka 69. urumva nze nyine abantu ngiye bakina filime nyarwanda ndabakunda kandi nanjye mbyiyumvamo kandi ndabizi njye nigeze no kubikoraho kuko nimba nshaka kuba najya imbere ya kamera nkaba navuga amagambo menshi cyane cyangwa nakora umunsi wose ndi imbere ya kamera urumva nacyo cyane na muri filime njye noneho na role ibaho nini zose nazikora kuko njye sininya kamera nani isoni ngira. Washize isoni. Sino nago kuba ari ugushiza isoni ari no gushira isoni sinshira isoni gusa njye nkubwiye ko nasoni ngira imbere ya kamera ikintu ndi gukora nyikunze nyikora n'akazi kandi nyikora n'ukizaneza n'umutima wanjye wose nyigihaye nimba njye niciye gutya niyo waba uri hari yuri sheri wanjye cyangwa uri cyara abakobwa defo bajye bagira ngo hari sheri wanjye ngo nagize isoni njye hani hawa simbigira nimba nkoze ikintu nyikunze nicara kuri kamera icyo mbwiye nkakivuga nkagisubiramo njye singira isoni na n'umutima mubingira kandi ndanubaha batambona gutya ndi kugira gutya izinza bakagira ngo ndi umushizi w'isoni no ndi ndubaha naha mu rugo ngira ababyeyi bombi ariko nyine nkunda kubyina nkunda gukina amafilime kuko nta kintu kibaho nyine cyane risoni imbere ya kamera wapi niyo naba ndahangange nawe wenda tutuzura cyangwa ari ukuntu abantu batishimira abandi ntabwo wanera ubwoba ngo kuko nguraho njye mfite ibyo najemo mfite akazi ndimo mfite ukuntu ibyo bintu mbirimo mbikonze njyewe nyine nabwira abashyitsi banjye bananyenera nta kibazo ndahari ntabwo mbuze buriya iyo ufashije umuntu nawe arakwibuka ndabeshya alright reka tubashimire cyane mwakoze kwitabira ikiganiro cyacu ku Nyarwanda Cinema nizere ko rwose abantu mwadukura iki kiganiro cyagenze neza njye nitwa Karabo K'Imana reka rero abatumirwa tubari kureba tahe kubera ko ubu turimo turakora mu ijoro kandi burije koko bakeneye gusubira mu macumbi yabo Imana ibamugisha rero mwebwe mwari mudukurikiye kuba mwabashe kureba ikiganiro mukanagisoza n'ibyo gukande subscribe na comment byabashimishije byabarakaje mubivuge nta kibazo uwo munenga mu munenge yaba ari Ngunda yaba ari hawa nanjye munanenge byo mwifuza ko nahindura mbihindure ariko nige munyamakuru this time urimo urakorera ku Nyarwanda Films so turabashimiye kuba mwadukurikiye dushimiye na cameraman watubaye hafi kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje #vista tuzasubira murakoze.